Okay. Mungundire mbahe ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi aho tugiye kwiga amabara, colors and clothes. Tugiye kwiga amabara n'imyambaro cyangwa se imyambarire, imyenda. Okay. Ahangaha rero iri somo ni iry'abantu ba beginners cyangwa abantu bari intermediates, bari hagati na hagati, aho uba ugomba kumenya imyambaro wambara cyangwa se amabara agiye atandukanye. Iri somo rero riba ari ingenzi cyane kuko amabara n'imyenda ni ibintu uvuga buri munsi, kandi iri somo rizagufasha kuba wavuga ibyo wambaye, ibyo ushaka kugura cyangwa ibyo ubona ku bandi. Amabara rero tugiye guheraho, reka dutangire umenye amabara uko yitwa. Dufite ibara ry'umutuku, red. Usoma red, umutuku. Urugero twavuga ngo my shirt is red. Ishati yanjye ni umutuku. My shirt is red. Ishati yanjye ni umutuku. Ahandi tukagira blue, ubururu. Urugero the sky is blue. The sky is blue. Ikirere ni ubururu. The sky is blue. Tukagira gatatu green, icyatsi. Example, I like green clothes. I like green clothes. I like green clothes. Nkunda imyenda y'icyatsi. Nkunda imyenda y'icyatsi. Tukagira yellow, umuhondo. Example, she bought a yellow dress. She bought yellow dress. Yaguze ikanzu y'umuhondo. Tukagira 5, which is black, umukara. Urugero, he has a black shoes. He has a black shoes. Afite inkweto z'umukara. Gatandatu, white, umweru. I need a white t-shirt. I need a white t-shirt. Nkeneye umupira w'amaboko magufi w'umweru. Umupira w'amaboko magufi w'umweru. Brown ni ikigina. Brown ni ikigina, ni kuri kiba gisa. Kuri aka kantu kaka ball kubona niko ikigina kiba gisa. Example, his bag is brown. His bag is brown. Isakoshi ye ni ikigina cyangwa se igikapu cye ni ikigina. Orange. Urugero, I saw an orange jacket. I saw an orange jacket. Nabonye ijaketi ya orange. Hanga ni nk'agakoti, kaka jacket, kaka koti ushobora kuba wakwishyiraho ariko bitari nka sweater cyangwa bitari nk'igikote kinini, n'agakote gato cyane. Hatukagira pink ni ibara rya rose cyangwa ibyo tubundi twita pink. Ahangaha urugero, she likes pink skirts. Akunda amajipo ya roza. 10 dufite purple. Ibara rya purple ni ryo twita ibara cyangwa mu kinyarwanda tujya tugita violet, ibara rya violet. Ahangaha rero urugero dufite, the flower is purple. The flower is purple. Ururabo ni violet. Okay? Tukagira gray ni ikijuju. Example ni I have gray trousers. Mfite ipantaro y'ikijuju. Mfite ipantaro y'ikijuju. Okay, that's how it is. So let us continue. Hanga tugeze ku myambaro. Noneho ni gute yo tugenda tuyita. Reka turebe imyenda ikoreshwa buri munsi uko yitwa. T-shirt ni umupira w'amaboko magufi. Agapira k'amaboko magufi batukita t-shirt. Example, urugero, I am wearing a white t-shirt. Nambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru. Shirt ni ishati n'ubundi. Niko tuyisoma. Urugero, he wears a blue shirt. Yambara ishati y'ubururu. He wears a blue shirt. Yambara ishati y'ubururu. Gatatu, dress, ikanzu. Dress ni ikanzu. Urugero, she has a yellow dress. Afite ikanzu y'umuhondo. Tukagira skirt ni ijipo. My skirt is black. Ijipo yanjye ni umukara. My skirt is black. Ijipo yanjye ni umukara. Trousers cyangwa pants, ipantaro. Example, urugero, I bought a new trousers. Naguze amapantaro mashyashya. Kwa abantu mu bwishyu bavuga amapantaro mashyashya, ariko I bought new trouser, naguze ipantaro nshya. Shorts ni ipantaro ngufi cyangwa se ikabutura. Short.
Example, he's wearing shorts. Yambaye mukabutura, but we can say shorts. Hariyo kabutura yambaye, ipantaro ngufi cyangwa yambaye ikabutura. Karindwi, shoes, inkweto. My shoes are brown. Inkweto zanjye ni ikigina. Jacket ni kaka nigeze kubwira wambara ariko ushobora kurenza nko ku gapira cyangwa shati ariko kagakoti karinganiye. I wear a jacket when it's cold. Nambara jacket iyo hakonje. Icyenda, sweater na umupira w'imbeho. Example, she wears a sweater. Yambara umupira w'imbeho. Yambaye umupira w'imbeho. Icumi, coat ni coat cyangwa se icyo washyiraho wifubika, cyane kutabikote ariko kikaba ikintu cyo kwirinda, ushobora kurindisha imyenda yawe ukagishyira wenda nk'itaburiya nayo ishobora kuba coat. Example, I need a warm coat. Nkeneye ikoti rishyushye. 11, socks ni amasogisi. Urugero, his socks are white. Amasogisi ye ni umweru. 12, heart ni ingofero. Example, urugero, I wear a hat in the sun. Nambara ingofero mu zuba. Nambara ingofero iyo hari izuba. 13, scarf cyangwa se flari, umwitero. Urugero dufite, she has a lady scarf. She has a lady scarf. Afite flari y'umutuku. Tukagira 14, bag, isakoshi cyangwa se igikapu. Example, my bag is black. Isakoshi yanjye ni umukara. Tukagira 15, uniform ni umwambaro w'ishuri cyangwa se w'akazi. Anga example dufite students wear uniform. Abanyeshuri bambara umwambaro w'ishuri. Phrases zihari ni mu mvugo zigenda zikoreshwa dufite aha. Harimo urugero ushaka kubaza umuntu ngo wambaye iki. You can ask somebody, what are you wearing? Wambaye iki? What are you wearing? Wambaye iki? Okay, tukagira 2. I am wearing a blue shirt. Nambaye ishati y'ubururu. 3, do you like this color? Awundi akaba yagusubiza, okay, that time ari kukubaza ati ukundira ibara. Okay, wamusubiza ati yes, I like this color. That's how you can speak it. That's how you can say it. Then 4, I want to buy new clothes. Nshaka kugura imyenda mishya. 5, this dress is beautiful. Iyi kanzu ni nziza. 6, how much is this jacket? Iyi jacket nangahe? Ushobora kubaza ngo how much is this dress? Iyi kanzu nangahe? Ukaba wanabaza how much is this shirt? Kuri bya byose twagiye tuvuga, you can ask a price ku kintu cyose waba uri kugura. Jacket nangahe? So hano hari imyitozo dufite ugomba kuba wakora, so you have to translate this into English. Ugomba guhindura zino nteruro mu cyongereza. For example, we have jackets y'umukara. How can we speak this? How can we say it? It's a black jacket. Anga tukagira ikanzu y'umuhondo. How do we say this? It's a yellow dress. Tukagira ipantaro y'ubururu. How will we say this? We will say blue pants. Cyangwa we can say blue trouser. Okay. Tukagira inkweto z'umweru. How will we say this? We will say white shoes. Ahandi dufite ni kuri zinero no ukaba wakora interuro zawe. For example, you can say what you are wearing. You can say I'm wearing white shoes. Nambaye inkweto z'umweru. My favorite color is green. Ibara ryanjye nkunda cyane ni icyatsi. I want to buy, ukaba washyiraho icyo ushaka kugura. For example, you can say I want to buy a shirt. Nshaka kugura ishati. Reka hano turebe ikiganiro gitonya ku bantu babiri bari kuba baganira. For example, A aravuze ati, what are you wearing today? Wambaye iki uyu munsi? Cyangwa se urambara iki uyu munsi? Then B yabaza, I'm wearing a light t-shirt and black trousers. Ndakwambara ishati agapira k'umweru agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara. Then A akabaza ati, nice, what is your favorite color? Oh, byiza, ibara ukunda ni irihe? Then B agasubiza ati, my favorite color is blue.
Come on, let's continue. Hano rero hari umukoro, hari homework y'ibyo ugomba kuba wakora. Ndashaka ko wandika interuro eshanu ku byo wambariye cyangwa se ku byo wambara. Ku byo wambara, wandike interuro eshanu ku mabara ukunda, ubundi wandike interuro eshanu ku myenda ushaka kugura. Ubundi izo nteruro uzishyire mu Cyongereza. I just want you to type them in Kinyarwanda and translate them into English. Okay, I hope this will be fun. I hope you will really enjoy it. Please try to do it. Nizere ko muri buze kubikora mukabikunda bikaba biri bugende neza. So njye mwari kumwe ni teacher wanyu Isaac. Ubundi ndabakunda cyane. Bivuze kwiga natwe mu Cyongereza batari baza kuri WhatsApp group aho twigira muri munsi mwaza kutwandikira kugira ngo tubafashe bashe kuba namwe mwamenya ururimi rw'Icyongereza neza cyane. Muri group you have opportunity to learn English. Please use it wisely. Muyakoreshe neza mubaze ibibazo mwiga amasomo twiga mugerageza kwitabira live sessions kuri Google Meet mwimenyereze kuvuga ururimi rw'Icyongereza because I know this is the best way for you to be able to speak English as soon as possible because I'm here to support you as possible as I can. So see you in the next lesson. Bye bye.